Yes, reka twongere twizere ko mumeze neza cyane nako tubaye ikaze nanone mu biganiro byacu kuri KOP. Mumeze mute? Mukore subscribe, mu sharing ibiganiro, mujye no muri comment hasi bitewe n'ibyo tugiye kuganiraho, muduhe comment ariko ujye ubanza wumva ikiganiro mbere yuko duha comment kugira ngo nyine tugendane mu muryo muzima. Tugiye kuganira nanone n'uyu mubyeyi mu rugo rwe, ubwo ndi mu rugo rwe ariko nanone muhaye ikaze mu kiganiro tugiye kubagirira. Yego bibaho ariko bibaho kuba kumikaze mu rugo rwanjye nta birenze. Ntabwo ujye ubona se mu bukwe MC ko ari we wabaye nyirarwo. Data rero oya na se ntiyahaguruka atamuhaye uburenganzira. Data rwose iyo nzoga wayinywa numvise ihiye. Ntabwo yayinywa atabivuze. So nawe rero ntabwo nakwiha ijambo nubwo ari iwanjye. Umeze ute? Ndaho mu rugero bisanzwe. Kuri KOP mumeze mute? KOP turaho. Tumaze iminsi mu nkuru z'ubuvugizi, ngaho Nyaruguru mu masambu, ngaho Bugarama, ariko ndimo ndagenda mbona commentaire bari abantu nabo nasanga ari byo batambwiye, ariko Nyaruguru ho nzohereza y'umunyamakuru agiye kuritera kuko uriya mushoramari tutavuze izina w'ibyayi parike ngo agenda afata amasambu ku ngufu cyangwa akajijisha abantu ku buryo noneho ibiri current no munsi kuwa mbere ngo haraho yari yaguze n'abatari bene ubutaka, noneho yoherezamo abakozi gutera guhinga ngo bazatera icyayi, ba nyiri ubutaka baramubuza ngo babatesheje bamaze kurandura nk'imyumbati 10. So rero bizasaba ko nohereza y'umunyamakuru akajyayo akabireba. Uwa Bugarama nawe nubwo yambwiye ibintu byinshi, natangiye kubona amakuru ko nawe atoroshye ngo bahora afungwa, hari ibintu abatumvikanaho n'ubuyobozi bijyanye no gutoteza abantu bamwe na bamwe, mbese ubona ko ariko yangezeho uriya w'umugabo yangezeho avuga ko afite urugendo rurerure, ambwira inzego azanyuramo zose, ambwira ko azahera Rusororo akagenda agaruka. Twanavuganye ko nasoza izo ngendo mbere yo gusubira Rusizi azagaruka tugakorana ikiganiro, akambwira uko inzego zabyakiriye, wenda nanjye nzaboneraho kumubaza ibijyanye n'uko abanye n'abaturage hariya muri rusange. Hanyuma ubwo hari undi muntu wanyohereje message atabariza umuntu urwaye umutima mu bitaro bya Kibogora, avuga ko anywa imiti ihenze kandi atishoboye. Ubwo ni uguteguza abazumva hari icyo bamufasha, bashobora kuzaduhamagara tukabaha nimero zabo z'abarwaje uwo muntu. Amaze amezi 2 mu bitaro, yigeze kurwarira i Kanombe, nyuma abona biragoranye ahitamo gutaha asubira iwabo i Cyangugu. Amaze amezi mu bitaro arwaye umutima, impapuro bazinyoherereje. No kuvuga ngo uyu muntu akeneye ubufasha, sinzi inzira byacamo kuko sinjya nkunda ibintu byo gukora fundraising, biramvuna kubera ko nagiye mbona bagiye babikomerekeramo abitonganiramo. Sinzi naho ejo bundi nabonye ikiganiro bivuga ngo umuntu bakoreye fundraising ya $40 yo kugura akaboko, hanyuma ngo akabona 2 izindi 38 zikagenda buri yasaga imaze iminsi, ngira ngo muri cya kiganiro twakoze ejo bundi. So rero narabyumvise ibintu bijyanye no gusabira ubufasha abantu, ngiye iwanjye simbica intege ko mutera bishoboye nabikora, n'ababishaka babikora, ariko si ibintu nashyiramo imbaraga cyane kugira batazagira ububyurira avuga ko nanjye ndi kwisabira. Mbere ko dukomeza ikiganiro, reka hari abantu baba bafite amamodoka yabasajije pe, imodoka zabatesheje umutwe kubera uburyo zikorwa n'abantu barupiga bajya muri moteri bagapyonda, ahubwo na pièces zirimo bakazitwara, kubera uburyo nta maintenance nziza ikorerwa moteri yabo, kubera uburyo iyo moteri y'imodoka yawe ikorwa n'abantu batabifite ubushobozi. Abo bantu bose imodoka ni moteri. Imodoka ntabwo ari amapine, imodoka si irange, imodoka si ukuntu ubona wumva umuziki. Imodoka ni moteri uyiteruyemo cyangwa imodoka ikagira ikibazo muri moteri, abantu benshi cyane bahita baziparika.
hari umuntu rero w'igisubizo wabonetse ugomba kujya ukorera abantu imodoka zabo ibibazo byose byo mu mamoteri, ibiri mekanike, ibitari mekanike, ibyo byose muri moteri akoraho rikaka. Reka nze mbive umuzingo, ni abantu tugeze gukorana mbere, ariko Green Tech Limited ifite amavuta cyane cyane, ipima imodoka, hanyuma ikamenya uburwayi ifite, hanyuma rimwe na rimwe bakayiha amavuta bita ubundi wakayise nka vitamine ya moteri. Icya mbere ni amavuta X1R, agira avantage ebyiri. Imodoka iyo yavanze na essence cyangwa na mazutu bituma imodoka inywa gake, sibyo? Hakaba kandi ikarekura ikindi kurekura ibyotsi bike. Kugira ngo mwarabibonye ko itegeko ryamaze kujyaho ko imodoka zajya zipimwa imyotsi na moto. Amavuta bafite hari aya moteri, hari aya essence, hari aya mazutu nayo gushyira muri moteri kugira ngo yoge, kugira ngo ariyo bya byotsi bidasobe, bya byotsi bigabanuka. Ikiza cyabo rero babanza gupima imodoka, bafite imashini kabuhariwe ushyira ku modoka igahita ikubwira ngo imodoka ifite iki kibazo. Ntabwo ari bya bindi nk'umwe ujya kwa muganga wenda warwaye gangliyo hano wenda, ariko ukagira isazi nkaha cyangwa mu kwaha ikomoka ku bundi burwayi wenda buri mu mugongo, so bakajya kuvura ko ngako, ariko ubundi atari cyo kibazo. So mashini rero, imashini bafite zirabanza zigapima, zikerekana muri moteri ku modoka, izasikana bati imodoka hari ikihe kibazo. So Green Tech rero ikora bapima imyuka isohoka muri moteri no kuyigabanya 90% bakoresheje gas analyzer machine. Gas analyzer machine ni ngo bafite imashini ipima iyo myotsi. Hanyuma X1R niyo mavuta bakoresha, zizwi nka vitamine za moteri, niyo bita ngo carbon cleaner machine. Donc amavuta yo bamaze gupima imyotsi baguha ayo mavuta X1R yitwa ngo carbon cleaner, ni ukuvuga ngo ni cyoza iyo mashini icyoza iyo myotsi. Barongera bagapima uburwayi n'ibibazo moteri zifite n'impamvu zibitera hakoresheje Audi scanner machine. Hanyuma bakagabanura ibitoro, essence ikagabanuka hakoreshejwe moteri ku kigero kiri hagati ya 14 na 25%. Donc imodoka yafasha ayo mavuta kunywa kwayo hagabanukaho 14 cyangwa kugera kuri 25%, no kongera uburambe n'imbaraga bya moteri hejuru ya 45% iyo bakoresheje ayo mavuta. Hanyuma bakemura ibibazo biri mekanike kuri moteri n'ibindi bice by'imodoka, donc mekanike generale. Hanyuma bakagira inama ba nyiri ibinyabiziga n'imashini zitandukanye zikoresha amavuta uburyo uko byaramba kandi bigakora neza bitangirika cyangwa ngo byangize ikirere. Urumva rero izi ni inama birakenewe muri kino gihe kuko bamaze igihe bakora, ariko kuri no saha birakenewe kubera ko nujya gupimisha ibyotsi kugira ngo bazabijya bayipima muri IPRC Kicukiro, bazajya bayirega imodoka, bayirege ijye kunywa ya mavuta. Byiza rero wajyayo wayanyoye n'ubundi agacupa ntabwo gahenda, ibiciro byabo biri affordable. Ikitonderwa abifuza kuranguza izo produit banahabwa amahugurwa ku buryo zikoreshwa, aho zikoreshwa n'igihe zikoresherezwa. No kuvuga ngo iyo wiyemeje kujya gucuruza izo produit, ayo mavuta ya X1R, aya essence, aya mazutu n'aya moteri, iyo wabyiyemeje bahugura abantu bawe, ugura n'izo mashini bakakwereka uko zikoresha, hanyuma bagahugura abantu uburyo ayo mavuta bayakoresha, kuko ntabwo imodoka zose zinywa angana. So ibindi rero bazahamagara kuri telefone 0788 96 26 80.
cyangwa se 0788726160 cyangwa kuri Tigo 0724752031 bakorera hano i Nyamirambo ku muhanda w'inyuma uca inyuma y'ishuri bita Intwari. Urabona kuri brigade ya Nyamirambo wa muhanda uca inyuma uturutse ahoze Union Sportive ni winjire inyuma y'abaskuti. Okay, ni mu gikari cy'abaskuti uciye ku muhanda w'inyuma niho bakorera. Okay, ubwo rero urumva na amavuta meza cyane rwose ku bantu bashaka ko ibinyabiziga byabo biramba, abantu badashaka ko bizajya muri control bakabirega imyotsi n'ubundi nibayikurega aya mavuta niyo nababonye bayacuruza mu Rwanda. Kandi nta kindi wakora ngo imyotsi gabanuke kandi guhumanya ikirere ni ibintu twamaze gucukubira nabyo. Niyo mpamvu na UCI yabaye nziza bayishimye. Akayaga k'Ikigali karakenyemuye mu kanya kuri nigeze kubwira abantu kuri Max TV mbabwira yuko kuri KOP hari ikiganiro cyiza turi kubategurira nubwo kiruze gufata iminota mike cyane, ariko icyo kintu nacyo abantu bo kuri KOP itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 ni itariki ifite ikivuze gikomeye ku banyarwanda n'abakunda u Rwanda muri rusange. Ariko mu kanya turi kwiganirira kwa kundi abantu babaganira bisanzwe, wambwiye uburyo hari ikintu wambwiye numva sinyumvise neza pe. Wena n'abadukurikiye nabo baraza kudufasha nabo kucyumva neza uburyo umuntu ucuruza telefone afungiye gukora gucuruza inzoga z'inkorano. Donc mbere yuko ngiwe nigerereye ngo kuri iyo tariki ko byagenze bite? Urumva hari umwana ubu ngubu ufungiye kwa Kabuga, yarasanzwe acuruza amatelefone n'andi mapareye mu mujyi muri Mateus, ariko muri dosiye ye abamusuye nabaje ngo muri dosiye yanditse iki ngo gucuruza inzoga z'inkorano. Umwana yahoze anakora muri Elnite iterambere fund cya kigega cyacu, yahoze agikoramo. So byagenze bite rero? Nyina w'uwo mwana na mushikiwe mu nzu zabo bacururizamo ikigage. Ni ibintu bimaze iminsi naho neza Gatsata ari urenze ikiraro. Ni Green Tech turi kwamamaza yahoze ikorera muri ayo mazu, murumva? Hanyuma rero reka ndebe niba nta updates nazo barama. Yego nyina w'uwo mwana ni umukecuru ugendera no mu mbago, yagize uburwayi, na mushikiwe basanzwe bacuruza ikigage. Hanyuma ku itariki 15 baraza bafata umukecuru n'umukobwa bajya kubafunga, barara y'ijoro rimwe, none baza gufata umuhungu mukuru abariwe bajyana ucuruza telefone. Kamanza kangaka abo mbere bari bafungiye icyo kigage nyine bafungiye ikigage. Nuko kugikora birema, ariko mu Rwanda ikigage se nicyemewe. Nyine reka tubwira abantu bumva ko case imeze none se turagira ntago duca urubanza. Ngenda shaka kwereka anomaly zirimo. Ufunzwe acuruza telefone, ucuruza ikigage ari mu rugo. Reka bifate uze kunyibutsa nkomerezeho izi case zo gufungirwa utari nyiri cyaha cyangwa se kwa Kabuga hose n'ibyaha bihajye. Ni muri munyumvishize niko tuhita. Bavuga ngo naho inzerereza, ariko se umuntu ucuruza telefone abari inzerereza. Ariko n'inzerereza niba tutaragira n'inzerereza ziba ziriyo. Oya, niba tutaragira definition y'uwitwa inzererezi turacyafite ikibazo. Icyo ni kimwe. Case nk'iyi yigeze kubaho, nanagiye kuri terrain ibyara n'amadega menshi mu murenge wa Kamabuye. Umugore yari umugore ukiri mutoya, afite umukobwa yiga mu wa 2, nawe yacuruzaga inzoga z'inkorano. Bajya kumufata, bagiye kumufata umukobwa umugore nyirurugo aratoroka. Atorotse batwara umukobwa wiga mu wa 2 secondaire, afite nk'imyaka 14. Kugira ngo byagarukiye ngiye kubimenya, ntabwo kubimenya suko umukobwa afunzwe mu mwanya wa nyina,
kubimenya si uko umugore acuruza inkorano, nabimenya ari uko uwo mukobwa yafunzwe umwanya wa nyina agasambanyirizwa aho afungiye, agaterwa inda. Inkuru yangezeho amaze kuzenguruka ahantu bashakaga aho bakuriramo iyo nda, bako babanje za Gasogi ngo bagakoresha niba ari imigano, babanza hehe, birangira ageze za Nkotsi na Bikara, bamutumiriza imiti i Bugande za Gisoro, indivamo nawe avanamo ipfunwe, kwigarabireka gusubira iwabo arabyihorera, akahora bundabunda. Nabyumvise abantu babivuga ku rubuga, bintera akantu, mpamagara muri Karado nyishima, imodoka njyayo mu rugo k'uwo mumama, njyana n'umunyamakuru w'umugore, ubu ngubu abakuru RBA, kuko urumva umugore ntabwo yari kwisanzura kuri njyewe, yashobora no ati n'ubundi rimwe mwabigize ibintu nk'ibyo, turaganira. So urumva iyo shene, umwo muntu nk'uwo mukobwa ageze aho yigaragaza, ariko niraje kumva ko uwo mugabo wamuteye iyo nda bamufunze, kurumva byari byageze Karado yari yakoze raporo, bashobora kuba baramuhanye uwo mugabo n'amazina nari inyazi, ariko byari bimaze nk'imyaka 3 ce. Urumva mbifatanyije n'iyo case y'uwo muhungu uri kwa Kabuga, ibaze guhanirwa ikosa ritari ryawe, noneho bikakugiraho n'ingaruka nk'uko umukobwa byagiye. Abaye ari uburana, polisi ni inshuti zanjye pe, ariko basigaye bababuranya bakabatsinda, kuko hari case yigeze kuba niba yaritwaga Mutsinzi, uwo Mutsinzi wabaga hariya wayoboraga hariya kwa Kabuga, bari abantu yafunze, bashaka abavoka, baburanya aratsindwa, bamukatira igihano gisubitse n'amande icyo gihe. Sibyo ko umwavoka wabo batsinze, sinzi ntago muheruka, ntago muheruka, abo muri baro ntago good. Numva ngo iyo case ibaye, uwo mukobwa wagiriye impanuka nako agakorerwaho ibyaha, yarafungiye ikosa ritari rya nyina, bihita wumva harimo uruhurirane rw'imikorere mibi. Ugize kujyana utari we, ugezeyo ntumufashe nk'umuntu, hajemo ibindi byaha. Bivuze ngo ari nuwo wamuteye inda akajya kwirwamo ubungana ngo amukuriremo inda, iyo atwara nyina akaba ari wabikorera, nubwo nabyo bitemewe, nyina ari kubyara ntabwo yari ko ari viola, sibyo se? Yenda icyaha cyari kuba ko yakoreye yabikoze ku ngufu, cyangwa nyina yari ashobora no kubyakira, akavuga ati ngize Imana nimumfungure n'inda mpakuye nzayibyara. Ariko byari mineri, ufashe mineri agiye gufungirwa majeri, none wa mineri umukoreyeho ibyakabaye bikorerwa kuri majeri. Ebana yari inkuru ishyushye, ahubwo nzogera mbaze muri Karado aho bigeze. Iyo ni case imwe, ubwo twari kubijyanye no kuvugira gufungirwa undi muntu, yego, gufungwa mu mwanya wundi, atari kuvuga ngo yitanze. Ariko uribuka Jean Paul bwa mbere undi neza, Jean Paul Nkundi neza bwa mbere afungwa ntiyaziraga traffic, amakosa ya traffic. Agezeyo yavugiye byagenze bite, beza amenye aho bamufunye, akavuga ibyo abonye byose. Yaje avuga ko afite inkuru zingana 45. Iya mbere yabaye iy'umwana wandi ngo bakubise oya, ni umwana wari ufungiye urumogi rwase, nabyo bisa n'ibyo. Umwana wo muri primaire afunzwe kubera ko babuze se, umwana afungirwa urumogi. Jean Paul avuye hanze, ageze hanze amena umuceri, ati mfite inkuru 45. Iya mbere hano nasanze umwana ufungiye urumogi rwase. Burumva amakosa. Noneho rero ikindi reka ngarukira aba bantu, niba uyu muhungu ucuruza telefone muri Mateus bamujyanye kwa Kabuga kubera ikosa rya nyina na mushikiwe
yo gucuruza ikigage. Ubwo ibyo wabazaga byo kuvuga niba cyemewe cyangwa itemewe, icyo nzi cyo utubari tw'inzagwa n'ibigage n'inzoga z'inkorano muri Kigali ni twinshi, aho ntuye babimena buri munsi, nta na rimwe baratwara nyirabyo. Kandi nge nageze no ku rwego mbabwira ngo mwimena kuri uwo wabiranguye nimuze mbere kubikora, kuko imodoka ibizana na plaque yayo ndayizi ici wanje. Nta numwe urafata uragira ubwo bushake bwo kuvuga ngo ubundi kuki tuza guhombya abantu baturage twagiye gusenya uruganda. Mbabwira plaque nkayivuga, imodoka marike yayo n'isaha iciraho nkayivuga, ariko bakaza guhimbira kuri abaturage. Bivugiya ariko umuntu watwaye uno muhungu ucuruza telefone muri Mateus, niba yarabikoze ku mpuwe zo kuvuga ngo uyu mubyeyi ukuze ugendera mu mbago, uyu mukobwa ukiri mutoya, akaba ati aba ni basigare haza umusore, icyo yaba yaratekereje neza. Nubwo kuko si ibyaha, icyaha nicyo gatozi, ariko amakosa kuba watwara umuhungu ugasiganyana na mushikiwe nta kibazo. Nawe umunamubajije yabyemera, aho kugira ngo utware nyina na mushikiwe. Turanabihuza nayo atari icyo wari uvuze. Ya mbere Ukwakira, mu gihe cy'ibyitso, mu gihe cyo gutwara ibyitso, kuko ufite inkotanyi z'igitera batangiye guhumbahumba abantu bagenda babita ibyitso. Rimwe na rimwe hari abagabo bageraga bakabati se koko wenda uwo bisikitsa ari umugore wanjye, ngiye nkavuga nti se abana batatu biga primaire ndabasigarana bigende bite, nkajya kunegosiya ko terewe batwara nk'umugabo wabanjye batwara yongeraga amahirwe barabyemeraga. Hari abo byakundaga, ariko hakagenda kuba wafungirwa umuntu wawe raporo y'inshingano afite, ko n'ubundi byabaga ari ibintu navuga sinzi uko nabyita. Bamwe babaga babeshyerwa, hari n'abatazizi ariko ari byo kugira ngo bahungete abaturage. None rimwe na rimwe ugasanga nk'umugabo ashaka kujya gufungirwa umugore. Si urundi rukundo, nukwera inshingano umugore afite mu rugo, umugabo asigaye atapfa kuzishobora. Cyangwa se umugabo akavuga ati wenda ni iminsi 3, 4, 5, ariko umugore aba akiri mu rugo. So rero uyu muhungu afunzwe ari kwa Kabuga azira dosiye yanditseho gucuruza inzoga z'inkorano, kandi we afite IBM y'amatelefone. Inzoga z'inkorano ikigage ni icyanyina na mushikiwe. Urumva aho baza gufata ntiyarahari, ntabwo yarahari, bamutwaye avuye mu kazi ko gucuruza amatelefone. Ariko aho bituruka rero aho bicomekeye impamvu, aho hantu bacururiza icyo kigage imyaka bahamaze nakubwiye ko ni imbere ya 80, kuko ngira ngo umukecuru ngira ngo yimariye muri za 80, yimariye muri za 80, kandi aho hantu bahatuye kuva kera. Ariko sinzi ko gucuruza ibigage bishobora kuba byaraje nyuma. Aho hantu rero urabona ahantu umuntu yatuye, nawe byibaze ahantu watuye mu Gatsata, watuye muri za 80, ahantu heza hari gushakishwa. Bivugwa ko umukire wujuje itaje imbere yaho bacururiza ikigage yaje kubanegosiya ngo nabo abagurire ahashyira indi. Nta nubwo bamwangiye mama, ntibumvikanye ku mafaranga. Birakekwa ko ari uri inyuma y'ibyo bintu, kuko uwo muhungu muri kwa Kabuga ngo hari umupolisi wamubwiye, nta gihamya, kumva amagambo yo nta wabirikodinze, ngo hari umupolisi wamubwiye ngo mwakwemeye ayo babaha aho guhangayika. So nukuvuga ngo okay, ntacyo ibyo umupolisi yamubwiye byo reka tubireke. Ikigaragara cyo nuko uwo muhungu ufunze iwabo hari umuntu hashaka kuhagura, kandi batumvikanye mu biciro. Iyo ni coincidence, tubyite gutyo. Ariko ushaka kuhagura akubita agatoki ku kandi ashobora kuba ari uri nyuma y'ibyo byose, kubera ko ni ashobora nyine ntabwo yishimiye ko bahamwima, kandi ntashaka kuba amafaranga bashaka. Ibyo rero byose birashoboka. Niyo mpamvu uri kumva izo manevre zose zirimo ibyo byose bidasobanutse. Kuko urumva niba ari umurenge, kuki wibutse ko hacururizwa ikigage aho umukira atangiye kuhashakira.
ubuze tugere tubereka handi aho ibigage bicururizwa hose n'inzago Slab kuko urumva umuntu agushaka ahera ku kintu ndakuvuze ngo muri Kigali hariya niho abikigage honyine ishwe kukiza aribo batwaye kukise mbere umukira atarahashaka ko nta wigeze aza kubafungira cyangwa ngo akimene ubundi se bamwe ko bazimena kukibo bafunze hajemo no gufunga ni ikibazo ifoka abantu bakosora imikorere ibi nibyo bituma tubabona isombe mu menyo ntabwo ari imikorere kandi n'uwo mugabo natanga amafaranga bamusaba umutungo w'umuntu n'avogerwa natanga amafaranga bamwaka ariko avuye muri abyo ikibazo n'abantu bemera kujya mu kwaka uwo muntu akemera ibyo ababwira inzego zatangiye gukoreshwa biba byatangiye kutaba byiza iyo kesi ndanajyayo babyumva ndanajyayo ariko dusigaranye iminota 2 yonyine n'amasegonda muri no minota 2 isigaye itariki ya mbere y'ukwa 10 ni itariki ivuze iki utekereza ko abanyarwanda bakabaye bamenye icyo kintu wowe ni itariki ufata gute ni itariki isasu rya mbere ryavukiye hariya ku mupaka uri he ukimara kuryumva wahise utekereza iki ko wari mukuru ese donc iyi tariki mu byo no ofete icyaburaga ni itariki ofete icyaburaga ni itariki wabonaga ko ibimenyetso by'uko inkotanyi zishobora gutera byari bihari kurumva harashize iminsi bivugwa hagati Habyarimana na Museveni baganira bakakomoza kuri ibyo bintu sinagutera sinabagutera tutsi wanjye hanyuma hari akavido abantu bakunda kujya babona Habyarimana yatumiwe na Museveni mu gutanga amapeti kandi mu bafataga amapeti mu bahabwaga amapeti na Rwigema yararimo harya yari umugabo wungirije w'ingabo za Uganda noneho kumwe bavuga ati kanaka ni urambika uyu Rwigema Rwigema bamugezeho bahamagara Habyarimana no ntabwo ari Habyarimana wari mwambitse ahubwo bambika Rwigema yahuje amaso na Habyarimana hari uburyo ku maso ye yagaragaje ikintu kimeze nko guhungabana biraremereye cyane ariko nko gutaye equilibre donc muvoma z'amaso ye donc expression faciale ye yahise ihinduka ubona ko ari kureba ariko natekereza byinshi ibyo rero byari bihari twari tumaze iminsi mu itangazamakuru bavuga ngo hanze y'u Rwanda ngo hari impunzi 250 shavuga ko byarengaga hari haherutse ibarura rivuga ko mu Rwanda hari abatutsi 9%, urumva 9% abatwa ngo ubanza hari kabiri rimwe cyangwa kabiri abandi bakaba bahutu. Ibyo byose byari ibintu bikwereka ko hari ikintu kiri gututumba. Hanyuma hari na muvoma muri societe abantu bagenda ntibagaruke. Abantu ba mbere bajyaga mu nkotanyi bavuye mu Rwanda, izo muvoma mu ngo zimwe na zimwe mu miryango imwe n'imwe zarahabaga umuntu ukamubura. Hanyuma hari na nibyo navuga ibintu bijyanye n'ubwicanyi bwa hato na hato, abatutsi bahigwa mu bice bimwe na bimwe. Byaragaragaraga ko nicyo akajambo ko kuvuga ngo ikirahure cyaruzuye nako kavuzwe muri iyo myaka hagati ya 88 na 90. Byagaragaraga ko hari ikintu gishobora kuba cyabaho. Urumva ngewe nari mfite imyaka 90, nari mfite imyaka 18, bimwe twarabyumvaga ku ishuri, twari dufite radio, amakuru yose tuyumva. Hanyuma ku itariki ya mbere ukwakira kuri inkotanyi zitera zinyuze Kagitumba, bitangira byavuzwe bwa mbere mu makuru ya 7:45. ariko mbere ya 7:45 ibihuha byari byatangiye kuza. Ibihuha byari byatangiye kuza ko twiganaga n'abana bafite connection
mu gisirikare urumva bamwe barabibabwiye barabyumvise cyangwa se abandi bagahamagara ku ishuri kuri telefone muri secretariat avuga turashaka umwana runaka akagenda bakarimubwira ngo batangiye kugenda batubwira rero bati rimwe na rimwe bamwe bakavuga amazina mwatariyo ahandi ariyo bakatubwira uko Kigali byifashe hari akantu nibuka umutipe twiganaga witwa Kikongo aravuga ngo kanaka yavuze ngo deja ijambo deja bavugaga ngo ryavuzwe na Murebwayire Agnes. Murebwayire Agnes yari umunyamakuru wa Radio Rwanda wakoraga samedi detente ngo yahamagaye umuntu ngo kumukwita baravuga ngo deja ngira ngo yaratuye mu mazu y'abanyamakuru ari kuri plateau ngo baramwumva avuze deja none ngo bahita bamufata bamubaza ngo iyo deja uvuze ni yiki bashaka ngo wari ubizi ko baratera ko deja bavuga ngo byabaye se ako ka deja kamugeza kure niko bahungu batubwiraga abahungu twiganaga so ubwo rero uwo mubona dekriva itariki ya mbere uko mu kigo hari hameze ko nzi neza ko nyuma ya saa 4 abantu ibintu byose byo kubera ibyo bihuha byinshi none na secretary wakiraga yo ba telefone kuko agwaye telefone wayitabaga araho nawe rero ntabwo yakumva ibyo muri kuvuga ngo buri wenda mugenzi we w'umwarimu cyangwa directeur kwishuri igikuba gisa naho gicika abantu bacika intege kugeza amakuru amenyekanye ko byabaye so rero nuko byari bimeze nyuma yaho akurikira ibindi byinshi mu kigo hahi mu buzima bw'abantu hahise hahinduka ibintu byinshi urwikekwe mu bantu cyo ni cyambere batangiye gutwara ibyitso iyo bagufataga uri icyitso nubwo nababyara bawe basigaye nubwo bo batagiye ariko ubwo bariho question mark washobora rero kuvuga ngo niba umuvandimwe wawe yaratwawe mu byitso nawe byasaga ko wigegesera bagufashe mu kantu gato bati simwe murujanye ari wigeze kubitubwira muri bisi no mubyara wanjye twari kumwe mu modoka sinza akantu yavuze turi mu modoka tuvirwa Rwamagana avuze ikintu n'umuntu wari urimo yari umusirikare w'umuriyetona ambwira ngo reka mweho hari uruja atamwe mu rujanye hatangiye byinshi ibintu birahinduka abantu mu bigo by'akazi ku ishuri abantu batangira kwitana amazina ku ishuri bamwe bagira ngo kwishura abo bitaga ngo nabashyosyo abandi bakabita inzoka abandi bakabita ngo asirimiya sita mu bigo twegeranye habamo ibintu byo gukubita abo bita abatutsi n'abameze nkabo n'inshuti zabo mu bigo byinshi ngira ngo byarabaye za Gahini za Gatovu aho twigaga inzige za Kabutare n'ahandi henshi ibintu bitangira kuba bibi mu bigo abantu bacikamo ibice ku buryo bugaragara icyo navuga isomo nakuyemo icyo gihe umwe akihekeza politike n'inyungu ashaka ko muri politike ni inyungu akihekeza politike n'inyungu ashaka akitwaza ubwoko ko avugira ubwoko ariko biza kugaragara ko ubwoko ni inyungu muri politike ni inyungu bititeye ku bwoko kuko twageze tubona abantu bari muri ntuzi imwe bari muri muvansi imwe batagize icyo bapfana batavuka hamwe donc urabizi ko ubwoko buri biologique byakabaye bivuga ngo wowe na murumuna wawe muhuje ubwoko ariko wagezaga ahantu ubona ukabona ngewe na murumuna wanjye ntituri mu ishyaka rimwe ntidutekereze ibintu kubera iki inyungu zirahabanye so ubwo muri make ntabwo ikibazo ari ubwoko ikibazo ni inyungu nakunze icyo gitero kivuga ngo bafungura gereza ya Ruhengeri by the way hari umuntu twaganiriye wafungiye mu Ruhengeri hamwe nyine hatavaga izuba namba aho babiseruka komanda biseruka majoro Yizinde na Muvuna Nyambo bafungiwe abandi bantu benshi ba Murego Donati bafungiwemo n'undi musaza twaganiriye n'abadamu hari n'umudamu nawe wafungiwemo yanditse n'igitabo ndagifite mu rugo abo bose ukuntu rero babafunguye bagahita babatwara kandi bakagenda bagakora kuko Rizinde yabaye prefet wa mbere wa Byumba Jokwa kandi nawe yahise agenda nyine nk'umusirikare
baramujyanye nk'umusirikare nyine ajya mu kazi guhugura abasirikare kugira gute ibintu nk'ibi. Noneho ukabona ukuntu bari gukorana, ahandi bari kutubwira ngo hateye inyenzi zateye zigizwe n'abatutsi. Ugatekereza uti gute Rizinde abaye umututsi? Icyambi Kanyarenga, Bizimungu babatwaye Rizinde n'abiseruka n'abandi. Urabyumva? Kubera inyungu ari abo ngabo bafite bihuje n'abandi kuko inyungu ni zimwe. Undi nawe uri gushaka inyungu za mass populaire ari kubwira abandi abaturage mu gihugu ngo hateye inyenzi n'abatutsi kandi bashaka kurimbura abahutu. Byasabaga ubwenge no kwirenga. Urabyumva? Kwirenga c'est-à-dire kuva mu gikonoshwa urimo, kuva muri comfort zone wari usanzwemo, ugatekereza ku bintu ukavuga ngo biragana hehe, ese ninde ubeshya ninde uvuga ukuri. Ibimenyetso byari bihari. Donc ibyo rero byatumye abantu bacikamo ibice, kubera abantu bahise bacikamo ibice par rapport y'uruhande babogamiye. Ni uwabashaga kumva ngo inkotanyi n'abanyarwanda bateye u Rwanda bimeze bite, donc kumva le bien fondé yabyo byahitaga bikugira undi mu gihugu cyabo. Abandi bakavuga ati ingabo zacu byose. Abantu bacikamo ibice. Ku ishuri ukabona group imwe nsuhuza abo twiganye ari wahisa nyibutse ukuntu twabyitaga ngo guhubuka. Hubu byabaga ari ukusa nkaho akantu k'akagreve kabaga nk'iminota nka 30 gutya, kubera hari ikitishimiye. Abahungu babivugiraga no kuri rassemblement rimwe na rimwe, kwiga hakiga bamwe abandi ntibige. Ibintu biragenda birazurungutana, ariko uko byagendaga bizamuka abantu bamwe bagendaga bamenya uko ibintu bihagaze. Ariko nyine bituma abantu abari inshuti bababanzi, abari abavandimwe ukagenda wagera iwanyu bakakwita twajwemo. Urumva? Kubera iki? Wenda nturi kumva ibintu kimwe nabo. Ukagera wenda mu rugo ugasanga wenda bafite mobilisation runaka, nawe ufite yawe. Abantu bacikamo ibice gutyo ko by the way igihugu cyarabohowe ni byiza. Ubasigaye ntago urugamba rwarangiye komuteri, kuko haracyari ibindi tugomba guhangana nabyo: ikorere mibi, ubujiji, ubukene, inzangano, ingenga bitekerezo birahari. Abantu bari gupfa amasambu bagahimbirana ibyaha n'ibintu byinshi, ariko byanze bikunze nyine warutangije azarukomeza paka arusoje, n'ibyo byose bizageraho bikemuke. Nuvuga ngo uyu munsi umwana wavutse kuri no tariki afite 35, ntabwo akiri n'umwana, ashobora kuba yarashatse, kuko abaye atarashaka yaba yararengeranye. Umwana wavutse kuri no tariki yujuje 35. Ariko byari ibintu sinakubeshya, kuko haje umwuka mubi ukanawumva. Kumva uzi icyo bivuga, ntabwo ukumvisha ugutwi, ukabibona mu maso uko abantu bahagararaga, amatsinda uko yarameze, imiyoborere, imiryango ya Action Catholique mu bigo, mu giskuti, mu gisaveri, muri Croix Rouge, byose birahindagurika. Abantu bari bamwe, wenda president yaruye president, wenda tuvuge komiseri w'abaskuti yari chef d'unité yari umunyabutare, wenda yungirijwe n'umunyabyumba, secrétaire wenda ari umunyabugesera. Iyo komite ugahita ubona ibaye mu rwikekwe, igatangira gukora nabi, buri umwe atega undi imitego. Babyumva? Bigeraho n'abayobozi bakabyivangamo ngo nimudatora kanaka, hariho babwiye ntari buvuga izina, waje kwiga ntiwaje kuyobora abaskuti. Yego. Nibyo ngibyo rero, reka dusoreze ahangaha, tunifurize abanyarwanda, inshuti z'u Rwanda n'abakunda u Rwanda muri rusange. Muri rusange twihanganisha imiryango buriya ababo ku rugamba, abamugariye ku rugamba. Hari n'ibindi byiciro by'abashatse kujya mu nkotanyi bikabananira. Hari abajyaga ahantu bagombaga kuba bakwinjira cyangwa uje kubatwara ubwo agakere, cyangwa yajya kwihagarika bakamusiga. Hari abantu bafite izo romoro, kandi buriya kujya mu biturika ni umwanzuro ufata, ni umwanzuro uba ukurimo nka 5%, 95% hari ibindi bitekerezo birurwanya. Iyo upfubye
ntibiba bigishobotse kubera ko hari ababa bakuvuga ngo ubundi urajya he bakabara kubonye ati n'ubundi ntibyari byawe yicarira ahantu henshi abo bantu bagiye babaho abacikanwa abangirwaga kubera imyaka abo nabo barahari bose ni umuryango mugari w'abantu babaye bafite nabyita nk'ikira umurunga bafite umurunga ubazirikanya n'iyi tariki mu buryo bumwe cyangwa ubundi barabigezeho ababigezeho batinze ababigezeho bakabigiriramo ibibazo ababigerageje bikanga abagarukiye inzira abo bose abo bose ni umuryango mugari rero ino tariki isobanuye byinshi mu kiganiro mu gitondo narimo mvuga ko nka communication ya Minadef ishobora kuba yakora nka documentaire wenda kuri uno munsi imyaka 35 ishize ni bande bo ku itariki ya mbere ukwakira muri 90 bagihari ubuhamya bwabo uko bangana kuko ndabizi baba ari bakeya abarutangije bari bake ariko byabaye imbarutso kugira ngo abantu batangire bafunguke kuko uko inkotanyi zagendaga zavansa niko zagendaga zikura sympathie y'abantu ari imbere mu gihugu ari hanze bakumva n'impamvu none rimwe na rimwe zafata nk'ahantu zikagumana abaturage abantu bati burya se nkatwe bibyumba nyine bwo twumva twabaga tubizi ko ngewe iwacu aho natahaga iwacu mu rugo uhamukaga akagezi gutya ukabureba uri kuzireba ziri muziganira ukabureba rero uko ukozeho bituma abantu bagenda bumva niko bamwe batinyukaga kuzijyamo kohereza y'abana bagenda baba benshi ukurikije uko banganaga niyo mpamvu navugaga nyine nka communication ya Minadef yakaduhaye imibare bakurikije uko banganaga kuri ino tariki abakiriho batangiye muri 90 hanyuma n'ubu ngubu noneho uko urugamba rwasojwe ingabo zingana wenda uyu munsi byo wenda byashobora kutagira ariko nta mateka kuko nta yacu kubavuga ko kanaka uyu munsi yaraha nta gitangaza kirimo kandi wenda bazabikora. Yego ni ibyo ngibyo rero dushimiye abasore bari bato ariko batari gito abari bakuru icyo gihe abagize uruhare rukomeye cyane ababyeyi b'abamama babaga bari kumwe babatera courage babaririmbira babazanira babashyira amandazi nk'aba Suzanne n'abandi babyeyi batandukanye batakiri mu mubiri abakiri mu mubiri mwese bagize neza cyane bafite amateka nabo binashobotse bajya mw'itangazamakuru bakagira batanga itariki ivuze byinshi ibyo ngibyo mureke tuzasubira mu biganiro byacu n'ubundi ubutaha.